Uyu munsi ngiye kwasonora filime y'Igihindi yasohotse mu 2023 yitwa Patani. Murakaza neza ku Isheja Channel. Dutangira mu gihugu cya Pakistan batwereka umujenerali witwa Kadiri, Dr. ari kumubwira ko arwaye kanseri kandi ko atazarenza byibuze imyaka 3. Ako kanya kuri televiziyo hahise hacaho amakuru yihutirwa. Umunyamakuru avuga ko Ubuhinde bwasohoye itegeko yemeza ko ubutaka Ubuhinde buraba u Rwanda na Pakistan bwa Kashmir ari ubwabo, ngo kubera iyo mpamvu ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara. Nyuma General Kadiri yahise arakara arangije amagana undi mugabo witwa Jim. General Kadiri amusaba ko yateza umutekano muke mu Buhinde paka Ubuhinde bupfukamye bugasaba imbabazi Pakistan. Kwose nyuma y'imyaka 3 batwereka ikegera cya Jim Rafe cyaje muri Afrika kugura intwaro. Rafe bakiri kumutembereza bamwereka za misile, umusirikare umwe ahitaza amubwira ko ari umuntu umushaka ko bamufashe bakaba bamufunga. Rafe yahise aza kureba umuntu waje amushaka, acyumvijwe aratungurwa arebye asanga ari umugabo witwa Patani baziranye. Rafe amubaje uburyo yabashije kurokoka. Patani amubwira ko ari story ndende, aranje nawe amubaza umukobwa witwa Rubai ari. Gusa Rafe aramuseka amubwira ko atazigera amubona. Rafe akanya yahise akuramo imbunda agiye kurasa Patani asanga yihambuye, maze Patani atangira kurwana ashaka inzira. Nyuma y'akanya Patani abonye kajugujugu hasi ahita afata cya Rafe ayikizirikaho, aranje arayicana atangira kurasa asohoka. Patani acika mu bantu utyo na Rafe amutwara nk'imbohe. Batujyanye mu Buhinde ku birindiro bikuru bya Joka, batwereka nabo bona amakuru abereka Rubai mu Bufaransa atambuka ku muhanda wa gari ya moshi. Nandani akaba mu buyobozi mukuru wa Joka ahita afata private jet ajya gushaka Patani ngo ayimubwire. Umusore mushya wari kumwe na Nandani yahise mubaza Patani wari we n'impamvu atagikorana nabo, maze umukecuru nawe atangiye kudusobanurira Patani wari we n'impamvu bari kwiga cyane uriya mukobwa witwa Rubai. Badushubije nyuma y'imyaka 2 ngo Patani, Nandani n'abandi basirikare bake bahawe ubudemo be batabishaka. Nyuma y'ibiganiro birebire hagati yabo biyemeza gufungura departement nshya yitwa Joka. Akazi kabo akaba ari gukora akazi leta yananiwe cyangwa se misa abandi batashaka gukora. Abasore rero kuko barabahanga bishyize hamwe bakorana technology ikwereka umuntu cyangwa ibintu kandi bidahari. Colonel Rutara ko ari chef wabo ahita yiyemeza kuzajya bafasha. Twihuse umunsi umwe abasore bahamagaye Colonel Rutara bamubwira ko bamushaka byihutirwa. Colonel ahageze bamubwira ko abonye amakuru kuri Darknet avuga ko ibyo bya Outfit X bifite umugambi wo kuri president w'Ubuhinde umunsi uzabayitabira inama y'abascientific Dubai ari kumwe n'abascientific babiri b'Abahinde. Colonel yahise agira ubwoba arangije abwira ko agiye kongera umutekano wa president akokuba 3, maze Bapatani nabo bamusaba ko yazabajyana Dubai nabo bakazi kabo kaza bari gucunganwa n'ibyihebe bya Outfit X. Twese ku munsi w'inama Dubai, Colonel Rutara yamagaye Patani amubwira ko yandura inzira president ndetse ko n'ingabo zazengurutse imanda yose acamo. Patani amubaje abascientific ari kumwe nabo, Colonel amubwira ko bari kugenda ukwabo kagera ngo umutekano wose president. Patani yahise abwira Colonel ko ibyo bishobora kuba byabakinnye target yabo akaba ari abascientific. Colonel nawe amubwira ko abaye ari abascientific ko nta mutekano baba bafite, amusaba ko yatangira kubacungira hafi. Ku rundi ruhande batwereka Jim cyakiyo twatanye kivugana General Kadiri gikuramo misile mu muhanda cyanya kikayirasa imodoka yari itwaye abascientific. Jim yahise ashimuta abascientific maze Patani nawe arabimenya atatangira guhiga imyanda yose imodoka ya Jim. Nyuma y'umwanya munini bamubuze, imodoka ya Jim irabatungura itibagonga, maze akamodoka ka Patani kari barangura kagwa kiyubitse. Nyuma Jim yahise asohoka arangiza kureba Patani aho yari yakoreye accident. Patani amubaje uwo ari we, Jim aramwibwira amubwira ko nawe ari umusirikare ukomeye w'Ubuhinde gusa ko igihugu cye cyamugambaniye. Jim yahise arasa muri essence arangije arigendera asiga Patani aho ngaho barwana no gusohoka mu modoka. Nyuma y'akanya Patani n'inshuti imwe barasohoka, gusa kubw'amahirwe make mugenzi wabo Rishi aturikira mu modoka. Dusubiye kuri Jim yamagaye kajugujugu arangije atangira kuzirika baba scientific ngo aboherezemo. Jim akimara koreza mu scientific wa mbere, aho kanya Patani nawe ataza mu yindi kajugujugu amutesha mu scientific wa kabiri arangije aramumwiba amwohereza muri kajugujugu ya. Jim yahise agira umujinya arangije atangira kwataka Patani bararwana biratinda. Jim abonye ko backup ya Patani ishobora kwagira bakamufata, ahita afata umugozi wari uhuje za ndege ebyiri awuzirika ku ikamyo bari kurwaniraho, asaba Patani ko asaba pilot we agaca umugozi cyangwa izi ndege zose zikagonga inyubako barimo basati. Patani yabonye ko nta yindi obstacle afite arangije asaba pilot we guca umugozi. Jim nawe arangije atafata umugozi w'indege iramuzamura arangije apopera Patani. Patani nawe asigarana umujinya ko cyari kimaze kumwicira inshuti ye
kinatwaye umusantifike wabo umwe. Tugarutse mu Buhinde, Colonel Rutra yumvise ko Jim akiriho biramutungura. Abwira ko Jim yari umusirikare w'Ubuhinde ukomeye kurenza na Patani, ndetse ko bamushyinguye nk'intwari kuko bari bazi ko yapfuye. Colonel yabwiye ko Jim akiri umusirikare yagiye muri Somalia wenyine agakiza imvugo 3 z'Abahinde zari zashimuswe n'amabandi, ngo amabandi nabimenye atashimuta Jim n'umugore wari utwite, basaba leta y'Ubuhinde ko bashaka miliyoni 100 z'idolari kugira ngo babarekure. Leta y'Ubuhinde yabwiye abandi ko batane rwose n'ibyihebe, maze barasa umugore wa Jim Reba bamwicana n'umwana we yari atwite. Ngo kuva uwo munsi rero baketse ko Jim nawe bamwishe, ngo ko batigeze bongera kumubona cyangwa babone umurambo we. Batujyanye ku birindiro bikuru bya Joka, Bapatani batangiye gushakisha imyirondoro y'abasore bari kumwe na Jim muri Dubai. Nyuma y'umwanya bavumbura ko bari abasirikare mu bihugu bitandukanye, ndetse ko na nyuma konti zabo zakiye amafaranga avuye ku mudokiteri w'umunyapakistani witwa Rubai. Patani yahise ategeka gushaka Rubai wari we n'isano yari afitanye na Jim. Gusa nyuma y'umwanya babuze information, umukobwa umwe avumbura ko Rubai yaguze itike y'indege ijya muri Espagne, ndetse ko ari kubona n'ijambo Rakibiji kuri Darknet. Gusa ko ataramenya icyo risobanuye n'impamvu iri kugaragara ahantu hose. Patani nawe yahise agura itike y'indege arangiza muri Espagne, atangira kuneka umukobwa mu byo akora byose. Patani arangiza atangira no kumwegereza barabyinana. Gusa umuziki urangiye umukobwa agiye, Patani aramukurikira kugira ngo bamenyane. Umukobwa nawe abibonye aramureka. Ageze ku nzu zari imbere yabo yinjira muri piscine, maze bahita batwerekana Jim irimo. Bihita tumenya ko Rubai ari girlfriend wa Jim, ndetse ko ibyabaye byose byari agatego ka Jim ko kugira ngo afate Patani. Nyuma Patani baramuhambiye, maze Jim presenta abakozi be bose amubwira ko bari abasirikare bakomeye mu bihugu byabo. Jim arangira na Patani amahitamo abiri, iryambara akaba ari kumwinga wabo bagakorana, irya kabiri akanga akamwica ngo kuko ari umuntu uhora amwitambira. Patani yahise aseka Jim amubwira ko icyo yakora cyose atakorana nawe. Jim nawe ahita amusezera, asaba Rubai ko basigara bamwica ngo ko yanze kubiyungaho. Jim yamaze kugenda, maze Rubai atangira kwataka bagenzi be akiza Patani. Patani amubaje impamvu ari kubikora. Rubai amubwira ko ari maneko ya Pakistani ngo ko ari kumukiza kuko nawe amushakaho ubufasha. Rubai bamurashe mu nda, maze Patani afata imbunda batangira kurasa bahunga. Bageze aho inzira irangirira, Patani we na Rubai basimbukira mu mazi, maze za ngabo za Jim zibabura gutyo. Twese ku munsi ukurikira, Rubai yarabyutse asanga Patani yamukuyemo isasu. Patani amubaje icyo ashaka ko amufasha. Rubai amubwira rya zina rya Rakibiji. Patani yahise amubaza icyo ari cyo. Rubai nawe amubwira ko atakizi, gusa ko azi ko mu minsi 7 Jim azajya kuyifata mu Burusiya, ngo kandi aramuka agifashe yumvise ko Jim azahita agera ku ntego ze zose, ko nta kintu na kimwe kizabasha kumuhagarika. Nyuma Patani yahise ahamagara chef we amubwira ibya Rakibiji, ngo kandi ko bagomba kwiba mbere y'iminsi 7. Chef we amubaje icyo baramutse bamufashe. Patani amusubiza ko Rakibiji iramutse igiye mu maboko ya Rubai aka Pakistani cyangwa se Jim, Ubuhinde bwose bugahita bujya mu bibazo, ngo uko bose ari abanzi babo. Chef wa Patani yahise amwemerera, amusaba kwicunga ngo uko niba amufata azamwihakana. Patani nawe amusubiza ko niba aramuka bamufashe yazamureka bakamwica. Twese mu Burusiya, Patani na Rubai bakodeje hoteli itegeye neza aho bazajya kwiba. Patani arangira abwira Rubai ko Rakibiji bashaka iri muri vote irinzwe cyane ku isi, ngo kwifungurwa n'imfunguzo ebyiri gusa. Rumwe rukaba rufitwe n'umugabo witwa Gregoire, naho urundi rukaba rufitwe n'umugore witwa Karen. Ngo ikibazo rero, Gregoire atuye mu birometero 12 uvuye kuri iyi nyubako, naho Karen niwe akaba atuye mu birometero 16, ngo kandi bose bakaba bari mu byerekezo bibiri bitandukanye. Patani yahise abwira Rubai ko bagomba kwiza mfunguzo mbere barangiza bakiba Rakibiji mu gihe kitarenze iminota 10 biyo mfunguzo. Rubai amubaje icyo bayirengeje. Patani amubwira ko vote yahita bafungirana, ngo kandi kugira ngo yongere ifunguke byasaba password bo badafite. Muri iryo joro Rubai yavumbuye ko Gregoire akunda indaya, arangiye yambika nkazo amusanga muri karabu atangira kumureshya. Cya Gregoire maze nacyo si ugutwara gitangira kumukorakora. Rubai wishakiraga fingerprint amaze kuzibona ahita agicika. Patani nawe yateye Karen aryamye amwiba fingerprint, ubundi bemeza kuziba Rakibiji ku munsi ukurikira. Rubai amubajije uburyo bazabasha gukora ibintu byose mu minota 10 kandi imfunguzo zizava kure cyane. Patani amusubiza ko bazakoresha indege zibavana ku nyubako zombi zarangira zikabajugunya hejuru y'inyubako. Nyuma Rubai yabajije Patani amateka ye, maze Patani amubwira ko yakuze ari imfubyi akarerwa n'igihugu. Rubai amubajije niba nta famiye n'imwe agira. Patani amubwira ko ntayo, ngo gusa amufata nk'umuryango n'abaturage yakije bagace kamwe ka Afghanistan Amerika yashaka guturitsa, bavumbuye ko umuyobozi mukuru w'abatalibani yari akarimo. Ngo kuva uwo munsi rero Patani yatabara abaturage, ngo bahise bamugira intwari yabo ahinduka umwe muri bo, ngo ku buryo buri mwaka agomba kujyayo byibuze rimwe
agasangira nabo iminsi mikuru. Twese ku munsi ukurikira Patani yaje ku biro bya Geregwari arajya mutega undi mukobwa mwiza ikigo kimurangara yinjira mu biro byacyo. Rubai nawe ku rundi ruhande atajya karane mu bwiherero aramusinziriza arangije mutwara urufunguzo rufungura office. Patani na Rubai binjiye mu biro byabo bibaza mfunguzo bakoresha za fingerprint bibye. Patani arangije abwira Rubai ngo uko isaha yatangiye kubara ko bafite iminota 10 gusa yo kuba basoje misiyo yose. Twese Patani na Rubai bahise bajya hejuru y'inyubako maze indege bari bateguye zitaziza zirabatwara. Rubai akuyemo icyuma araza gukatisha umugozi we kiramucika maze Patani ahita azamusanga ku mugozi we. Bageze hejuru ya nyubako Patani akata umugozi bamena n'ikirahure bahita binjira. Patani na Rubai bahise babuza za mfunguzo bazishyira muri vote irafunguka. Binjiyemo ahantu bari bahagaze arafunguka maze Patani abona rugby hasi. Gusa ikibazo kwigeraho byasabaga urwego cyangwa escalier. Patani wari gusiganwa n'igihe yahise asimbukira hasi afata rugby maze Rubai nawe abona umugozi aramwohereza ngo azamuke. Gusa mbere yuko azamuka Rubai amusaba ko yamunagira rugby kugira ngo abone uburyo yurura umugozi. Patani yahise anagira rugby Rubai gusa atangiye kurira Rubai amusaba imbabazi ahita akata wa mugozi amusigaho. Barangije batadusubiza inyuma. Tuhita tumenya ko ibi byose byari plan ya Jim wakoresha ubuhanga bwa Patani akamwibira imari akanamufatisha kugira ngo atangize intambara hagati y'Ubuhinde n'Uburusi. Nyuma Patani baramufashe maze abasirikare b'Abarusiya batangira kumutocaringa. Abarusiya bazanye na chef we ngo yisobanure. Chef yaramwihakana nkuko yabimusezeranyije. Abwira ko Patani yabananiye bari baramwirukanye kera. Abarusiya bahise bashyira Patani muri gari ya moshi bamugera muri gereza irinzwe cyane. Gusa barimo bagenda imfungwa zose zari kumwe na Patani zitangira kumwataka zishaka kumwica. Gusa Patani nawe yirwanaho. Hashize n'umwanya inshuti y'Itaiga itiza kumutabara barangije batangira kurwanya za mfungwa zindi. Abasirikare babonye Itaiga aje gukiza Patani maze nabo binjira mu ntambara baturitse igipande kimwe cya gari ya moshi n'indege zibizamo. Nyuma y'umwanya munini barwana n'abasirikare badashira Patani na Itaiga barasa indege yari yabazengereje maze indege nayo iragenda ituritse ikiraro cyari imbere yabo gari ya moshi yari igiye gucaho. Patani na Itaiga babonye basimbuka ya gari ya moshi maze abasirikare bose bari basigaye muri ya gari ya moshi bagwa mu mpanga. Tugarutse uyu munsi wa mukecuru arimo atubwira amateka ya Patani yasabwira wa musore ko Patani ari uko yavuye muri departement yabo ya Joka ngo kuko iyo agaruka Uburusiya bwari gushinja Ubuhinde kubwiba bigatangiza intambara hagati y'ibihugu. Umusore yabaje umukecuru aho bagiye maze umukecuru amubwiye ko bagiye kureba Patani ngo amugare muri departement arangize misiyo. Barangije batabaza kwa Patani aho asigaye atuye. Bacyagera duhita tumenya ko umukecuru ari wohereje Itaiga kugira ngo aze gukiza Patani ndetse ko wa munsi yamwihakanaga. Ari nabwo yamuhaye message amubwira ko ubufasha buri mu nzu. Nyuma wa mukecuru yese Patani amufuta Rubai babonye atembera mu Bufaransa. Wa mukecuru asaba Patani kujya guhiga Rubai ngo kuko ikintu bibye mu Rusiya cyatumye Uburusiya butaryama kugeza n'uyu munsi. Patani yahise atega indege aza mu Bufaransa atangira guhiga Rubai. Nyuma y'iminsi Patani abona Rubai ari kugenda mu muhanda aramukurikira. Bageze ahantu hatari abantu aramuhagarika amubaza impamvu agenda atishaca ku makamera kandi azi ko ari kumuhiga. Rubai yahise abwira Patani ko yabikoze abishaka kugira ngo bongere bahure. Patani amubaje impamvu yashaka ko bongera guhura. Rubai arongera amubwira rya jambo rugby. Rubai yahise ajyana Patani we atangira kumubwira rugby icyo ari cyo. Ambwira ko ari virusi y'ubushita. Ngo ni impamvu Jim yashimusa mu scientifique Dubai yagira ngo ayihindure ayongere ubukana ku buryo nta muti n'urukingo byayo bizigera biboneye. Patani yahise yikanga abaza Rubai impamvu Jim yaba ari kubikora. Rubai nawe amusubiza ko General Kadiri ari we wishyuye Jim kugira ngo batere iyi virusi mu Buhinde ubundi batiriza Ubuhinde kwemera ko ubutaka bwa Kashmir ari ubwa Pakistan. Rubai yahise asaba Patani imbabazi zo kuba yaramugambaniye amusaba chance hanyuma yo gukorera hamwe bagahagarika Jim na Kadiri. Patani amubaje impamvu yamwizera. Rubai amubwira ko atakwiyorera kubona miliyoni z'Abahinde bapfa kubera amakosa ye. Ikindi nk'umusirikare ko ashaka gutabara igihugu cye cya Pakistan agahagarika General Kadiri ushaka gushoza intambara kandi ibibazo byose bishobora kurangirira mu biganiro. Patani yahise abara Rubai arangije agaruka mu Buhinde n'amapuro Rubai yamuhaye yaho za virusi ziri gukorerwa. Patani arangije asobanura abashefu be uko ikibazo kimeze akusanya n'ingabo zajyana kwibizo virusi mbere yuko ba Jim bataka Ubuhinde. Batujyanye kuri laboratoire batwereka Jim wa muscientifique mu dupira tubiri turimo virusi yarangiye. Ba Patani nabo bari baje kwiba bahita baza barangije batangira kurasa ingabo za Jim. Jim yahise asohoka kureba asanze ari Patani ahita agaruka gufata virusi ze. Gusa hageze asanga Shere Rubai na muscientifique bari kuziba maze ahita amenya ko Rubai ari wa mugambani. Jim yahise yicara mu scientifique agiye kurasa na Rubai arakwepa. Gusa Jim afata igikapu kirimo virusi ahita atangira guhunga. Patani nawe ari kumucungira hafi
abonye Jim agiye nawe yurira moto atangira kumukurikira, maze abagabo bagenda barasana inzira yose. Nyuma Patani yaje kurasa cya gikapu kirimo twa dupira, maze ducika Jim tugwa hejuru y'inyanja ya barafu. Jim atangiye kudukurikira ngo dufate, Reba nawe tazamukurikira. Maze Jim afata kamwe na Reba afata kandi, Jim atangiye kwiruka no kuri Reba ngo amwake nako afite. Jim yirutse kuri Reba amugeze imbere amunagira grenade, bituma Reba agwa mu nyanja na virusi. Patani nawe ruri inyuma yabo gato, ageze imbere ya Jim arongera muhitishamo ukiza Reba yenda gupfira mu nyanja, cyangwa se kumukurikira bagakomeza bakarwana mpaka amufashe. Patani yahise yemeza kureka Jim maze yinjira mu nyanja akiza Reba na virusi. Patani asubiye kuri labo asanga abafande be bahageze, maze bamwaka ya virusi ngo bayisuzume banayikorera urukingo. Banafata Reba bajya kumubaza ibibazo, gusa Reba babwira ko nta muntu n'umwe ubuze plani za Jim. Ikindi ko Jim afite plani y'uko ibintu byagenda aramutse aferinze, ko nibi byose byabaye byange bikunde ko birafasha Jim kugera ku ntego ye. Batujyanye kuri laboratoire nkuru y'Ubuhinde. Dr. waho yamagaye chef wa Patani kugira ngo mubwire ibyo yabonye. Dr. amubwira ko cya gipira bamubwiye ko kirimo virusi, ko yasanze kirimo ubusa. Gukintu cyonyine basanzemo ko ari amazi, kandi nawe bapimye bagasanga ari amazi asanzwe. Aho kanya computer zose zo muri lab zahise zakingwa, maze batwereka Jim ari ubikoze. Atangiye guseka abantu bose bo muri lab. Nandani amubajije ibyo ari gukora. Jim abwira ko igipira bafunguye cyarimo virusi na acide bitagaragara, ko ari amazi yo babonye, ko ari ayo kunywa bari kwicwa n'icyaga. Jim yahise abasaba kureba ku myenda yabo, arangiye abwira ko acide iri kwitwika, ko bose barangije gufata na virusi. Chef wa Patani akibyumva ahita asaba gufunga laboratoire yose kugira ngo virusi idasohoka. Jim arangiye abwira ko basigaranye iminota mike gusa yo kubaho, ko ari kugira ngo yereke leta y'Ubuhinde icyo virusi ye igiye gukorera Abahinde. Nyuma Patani na Colonel baraje, bageze basanga Nandani ari guhumuriza abaganga abasaba kwiyakira kuko ntacyo babikoraho. Nandani arangiye asezera wa Patani abwira ko bose bemeje kwiyahura, ko batakwemera gupfa bumva ubu buribwe kuko burenze urugero. Nandani n'aba baganga bose bahise birasa, maze laboratoire bazengurutse ibisasu birimo imiti bituma ya virusi itagenda. Laboratoire yamaze kuyituritsa, Colonel n'abandi bayobozi bakuru b'Ubuhinde bahita bakora inama. Jim n'abarangije arabahakinga, abwira ko bakoze ikosa ryo guturitsa laboratoire batamenye ibyo virusi ye igiye gukorera Abahinde. Jim yahise abwira abayobozi ko afite misile irimo virusi agiye kurasa umujyi umwe w'Ubuhinde, ngo kandi ko ari we wenyine uzi. Colonel amubajije icyo ashaka, Jim amusubiza ko ritanze kunegosiya n'ibyihebe ngo bakize umuryango we, ngo uko bagomba kunegosiya ku ngufu, babyanga agatera virusi umujyi umwe w'Ubuhinde, nabo bakumvaga wenda bamuteje ari ya famiye ye imupfira mu maso. Jim yabwiye Colonel ko bahaye amasaha 24 yo kwavanya amadarapo umusirikari cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cy'Ubuhinde ku butaka bwa Kashmir. Colonel amubwiye ko bitakunda. Jim amwibutsa ko atari kumwinginga, arangiye atangiza isaha, amubwira ko amasaha yamuhaye narangiza badakoze ibyo ashaka parahita yohereza misile. Nyuma abayobozi b'Ubuhinde babwiye Patani ko batari kuri Kashmir, bamusaba gukora ishoboka cyose ngo ahagarike Jim. Patani arangiye ataza gutocaringa cya Rafe akibazaho Jim arohereza misile, gusa Rafe amubwira ko akazi ke kwari kugura misile yarangiza akazoherereza Jim. Patani yahise abaza Rafe aho misile yazoherezaga, maze Rafe amubwira ko ari muri Afghanistan, gusa umujyi cyangwa se aho zerereye ko atahazi. Patani arangiye atafata inzira, araza akikisha Reba muri gereza, arangiye afata n'ikipe yo muri Joka, bahita bajya muri Afghanistan guhiga Jim. Twihuse muri Afghanistan batwereka Jim ariko reka General Kadir misile irimo virusi agiye koreza mu Buhinde. General Kadir afashe computer ngo yishyure, bodyguard itimwereka video iri guca kuri televiziyo y'agace kamwe ko muri Afghanistan katewe na virusi, kandi uko bigaragara ko bimeze neza nk'ibimenyetso bya rugby. General na Jim bahise batangira gusubiranamo, maze Jim yohereza ingabo ze ngo zijye kuneka muri ako gace. Ingabo za Jim zicyagera zisanga abapatani aribo babikoze. Patani yakoresheje abaturage yakije ba Afghanistan na tekinoloji yerekana ibintu bidahari kugira ngo aze gufata ingabo za Jim, ubundi zimujyana aho virusi iri. Abapatani bahise bahindura imyenda, barangije bagaruka kwa Jim bigize nk'ingabo ze. Abapatani bakimugera imbere bahita bakuramo ibigofero batunga imbunda. Patani arangiye abwira ko Afghanistan ayizi neza, ko batari gupfa kuyimwihishamo. Jim yahise General Kadir arangiye akanda kuri ya misile, imirwano itangira. Jim agiye gucika, Dubai asaba Patani kumukurikira kuko Jim buri gihe aba afite indi plan, nkamuka bacitse birarangira ageze ku byo ashaka. Twihuse Jim yahise yambara jetpack arangiye atangira kuguruka. Patani nawe arayambara aramukurikira. Dubai na bagenzi be nabo basigara barwana ingabo za Jim na Kadir kugeza bose babarangije. Ba Dubai bahagaritse na misile barebye imbere babura ya virusi.
Reba arebye muri telefone y'ikigera cyafi cya Jim asanga virusi iri mu ndege iri kwerekeza muri Delhi kandi buri minota mike ngwegwe ubundi virusi ikwirakwire ahantu hose. Reba yahise ahamagara Colonel na Patani abwira ko umuntu wahagarika iyi virusi ari Jim gusa. Colonel akibyumva nawe ahita ahamagara kapiteni w'indege amubuza kugusha indege, amusaba ko yajyana kure ya Delhi ngo kuko indege ye irimo virusi. Ku rundi ruhande Patani yumvise ko situation imeze arangije ata jetpack itenika kwa Jim paka baguye ku nzira iri hafi ku musozi. Jim arangije kuba muri remote control ayereka Patani ngo ko ari yonyine yahagarika iriya virusi kandi ko asigaranye iminota 3 gusa yo kubakije abagenzi 300 bari mu ndege. Patani yasatangiye kurwana na Jim maze Colonel nawe ahabwa itegeko na ministry yo guturitsa indege mbere yo kwigwa hasi. Colonel arangije ahita ategeka kurasa ya ndege, misiri irangije rohererezwa. Patani nawe wari ukiri kurwana na Jim birangira abashije gufata ya telecommande ahagarika isaha habura amasegonda 2 ngo virusi ikwirakwire mu ndege yose. Colonel Rutra yumvise ko Patani yabashije guhagarika virusi arangije nawe asaba abasirikare be guhagarika misiri yari igiye guturitsa indege. Jim acyumva ko afeirinze aratangira kwataka Patani n'umujinya mwinshi gusa Patani aramukubitana. Birangira Patani amwatse na mudari w'intwari bari baramuhaye abwira ko atawukwiriye ngo kuko intwari ari yitangira igihugu ku kiguzi cyose idategereje ko hari inyungu izabivanamo. Fasha ukore subscribe kuri iyi channel ko mugiye kuzajya muhabona naho content nziza. Naho ubutaha, bye.